Haleluya. Dushimiye Imana muri uyu mwanya iduhaye uburyo nk'ubu ngubu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mwese abari hirya no hino aho muri Imana yatugiriye neza, tugiriye ubuntu, dusangire iri jambo ry'Imana, turikingurire imitima yacu. Ndagira ngo dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8. Turasoma igice cya 8 duhereye ku murongo wa 35. Reka dusome. Haranditswe ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Hepfo gatoya ku murongo wa 38 aravuga ati, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ibi dusomye hano duhereye hariya ku murongo wa 35 turabona ari ibintu bikomeye, ari ibigeragezo. Ibi bintu umuntu ahuye nabyo murumva ko rwose byamutangira, byarwanya kwizera kwe, birakomeye. Byasaba imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu abitsinde, akomeze urugendo, akomeze kwizera kwe. Ariko hepfo aravuga ati, menye neza yuko ibi byose nubwo bikomeye, nubwo ari ibigeragezo bifite imbaraga, menye neza yuko bidashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Yabivuze afite ubushizi bw'amanga. Aravuga ati, naho biruhije, murabona inzara, ubukene, indwara n'ibindi, mbese ibi nubwo bikomeye gutya byabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ibigeragezo duhura nabyo ko biba bikomeye, ko biba biruhije, mbese twemere ko byadutandukanya koko n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu? Hari igihe uhura n'umuntu ukabona yaracogoye, yarananiwe, birashoboka muri iyi si. Mwaganira, wamubaza utese byagenze bite, kakubwira toya, nahuye n'ibigeragezo ibi n'ibi, birakomeye, urabibona rwose, nananiwe kubyihanganira, biraruhije, nta kundi nari kubigenza. Agatanga isobanuro, ariko izo sobanuro aba ashingiye ku ntege nkeya ze, ashingira ku ntege nkeya ze akisobanura, kandi akagerageza kumvikanisha ko ari byo. Ariko reka dukomeze gatoya turebe abantu b'Imana twakuraho ingero batubanjirije kandi bahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, bahuye n'ibihe biruhije cyane, bahuye n'ingorane, ari indwara, ari inzara, ari ubukene, ari ukwangwa n'abantu. Ibyo ngibyo bahuye nabyo, ariko bakomeje guhagarara neza, bakomeje kuba mu byizerwa, bakomeje kuba abakiranutsi b'Imana.
Bibiliya itubwira amakuru y'uwitwa Yosefu mu isezerano rya kera. Yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, yanzwe na bene se. Kwangwa na bene so ni ikigeragezo gikomeye cyane. Yanzwe na bene se, baramugurisha, ajyanwa mu gihugu cy'amahanga, ajyanwa mu Egiputa. Aho ngaho mu Egiputa ni mu banyamahanga, nta bantu bari bahuje nawe kwizera, bari abapagani. Ariko ageze aho ngaho, ntabwo yavuze ati ndi kure y'iwacu, ntabwo yavuze ati ndahantu abo twasenganaga batandeba, ntabwo yavuze ati ndahantu ntabona aho nteranira ngo yiregure ashaka impamvu, avuga ati ntawe uzabindenganiriza, nta hantu ufite ho guteranira, nta bantu mbona tujyana gusenga. Oya, ndetse yahuye n'ibindi bigeragezo kurenza aho ngaho. Murabizi ayo makuru, muka Potifari urugo yari arimo ngo aramugerageza cyane, ariko aramuhakanira, aramubwira ati oya, databuja yambikije ibyo mu rugo rwe byose, ariko ntabwo yakumvaye kuko uri umugore we. Arahamya, aratura, abivuga yeruye, aramubwira ati simbasha gukora icyaha nk'icyo ngicyo. Murumva ko naho yari kure, naho yari mu Egiputa, naho yari wenyine, ndavuga mu buryo bwo kwizera, ntawe bari bahuje imyizerere, ntawe basenganaga muri abo ngabo, ariko aravuga ati oya, biragatsindwa, sinabasha gukora icyaha nk'icyo ngicyo, sinabasha gucumura ku Mana. Murumva ko yari afite ubumwe n'Imana, yari afite umushyikirano n'Imana, nubwo yari kure y'iwabo, nubwo yari kure y'aho yashobora kubona abo bafatanya gusenga. Aramuhakanira, ngo ageze no mu nzu y'imbohe, yagize ibyago, yagize ikigeragezo, icyo nacyo cyari ikindi gikomeye, ajyanwa mu nzu y'imbohe. Ageze hariya mu nzu y'imbohe, Bibiliya iratubwira ngo Imana ikomeza kubana nawe, imuha kuhagirira umugisha. Ariko kugira ngo agire uwo mugisha, nuko yarinze ubumwe yari afitanye n'Imana. Nubwo yari aho hantu naho, aho muri gereza, aho yari afungiwe, kugira ngo Imana ihamuhera umugisha, nuko yarinze umutima we, arinda ubumwe yari afitanye n'Imana. Aho yateraniraga. Muri iyi minsi hari abo duhura nabo bamwe na bamwe bakeya, akakubwira ati ubu narananiwe, nagize intege nkeya mu kwizera. Ese byagenze bite? Ati nibongera gukingura insengero nibwo nzagaruka gusenga, nibwo nzongera kwihana, atari ku bundi. Ati muri iyi minsi byarananiye. Byakunanije iki? Byananije ko ntabona aho nteranira, ntabona korari, ntabona rwose. Akazana impamvu, ariko izo mpamvu zishingiye ku ntege nke. Mbese Yosefu ahangaha ko yarinze ubumwe yari afitanye n'Imana, ko yakomeje gukiranukira Imana, mbese yabonaga hateranira nguko byari bisanzwe? Mbese yabonaga hari abaririmbyi bari bahari, hari korari yari ihari, hari abo basenganaga bari bahari? Ariko mu myaka yose yahamaze, yarinze ubumwe n'Imana, yarinze umubano we yari afitanye n'Imana, yarinze ibyo kwizera. Iyo tubonye Daniyeli, umuntu w'Imana, ari i Babuloni, yahuye n'ikigeragezo we na bagenzi be, bakihagera babashyira mu ishuri, ariko babategekera igaburo, babategekera ibyo bagomba kurya, ibyo bagomba kunywa. Ariko ngo Daniyeli afata umwanzuro ukomeye cyane kubwo kwizera kwe, kugira ngo arinde kwizera, kugira ngo akomeze inzira yo gukiranuka. Aravuga ati
oya mfashe umwanzuro, aragambirira ngo agambirira kutiyandurisha ibyo kurya bari bagenewe by'ibwami. We n'abagenzi be bafata icyemezo cyiza kugira ngo bakomeze intambwe zabo mu nzira yo gukiranuka, mu nzira yo kubaha Imana. Icyo cyari ikigeragezo gikomeye cyane, kubategera ku byo kurya. Ushobora gutekereza ukibaza utari ko iyo njya kuba hamwe na Daniyeli nkamubaza ntese kufasha umwanzuro ngo ibi byo kurya tubireke, urabona tuzatungwa n'iki? Sinzi icyo yari kunsubiza, ariko yari afite kwizera. We yararebaga ati uko byagenda kose reka mbanze ibyo gukiranuka. Ni nako ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubanze gukora iby'Imana ishaka, nimumara gukora iby'Imana ishaka ibindi byasezeranijwe, ibindi Imana yakora izabikora nyuma yaho ngaho, wabanje gufata umwanzuro wo gukiranuka, wabanje gukora ibyo gukiranuka. Ibyo nibyo Daniyeli yabanje. Ibindi rero kavuga ati ubwo bizaba bikurikiraho. Kandi muzi uko Imana yabagiriye neza. Burya iyo twabanje ibyo gukiranuka, hari igihe wakwibaza utari ko ubundi umuntu agiye kwibaza uko biza kugenda, akibaza ati nimfata umwanzuro wo kubaha Imana, nimfata umwanzuro wo gukiranuka, nimfata umwanzuro wo kugendera mu ijambo ry'Imana, ubu ngubu ibiza gukurikiraho ni ibihe? Ubu ngubu ikiza gukurikiraho sakaga, sindi bube nikururiye ibyago. Ariko si uko Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwira ngo banza ukora ibyo gukiranuka, banza ukora ibyo kubaha Imana, utibaza ngo hirya yabyo biragenda gute. Nujya kwibaza ngo hirya yaho biragenda gute, uraba utangiye kwinjira mu ntege nkeya, uraba utangiye kureba ngo wifatire uwawe mwanzuro, uraba ugiye gushingira ku ntege nkeya zawe ngo wifatire icyemezo. Daniyeli ibyo ntiyabirebyeho. Kandi Imana yabagiriye neza. Hari icyo Imana yakoze, ngo Imana ibahera umugisha ku mutware wari ubashinzwe, ngo imubaheraho umugisha, iragenda ikorera mu mutima we, ikoreye mu mutima we yemera icyifuzo cyabo. Imana ibagirira neza. Daniyeli ikindi gihe bamubujije gusenga. Yasengeraga mu rugo iwe, no gusengera mu rugo rwe mwumva ntacyo byari bimutwaye, ngo yasengaga 3 ku munsi, agapfukamira Imana, agasenga, kandi Imana ikamwumva. Nyuma rero aza guhura n'ikindi kigeragezo kirenzeho, haza gufatwa umwanzuro uvuye ku mwami w'icyo gihugu cy'i Babuloni. Baranzura bati nta muntu ugomba gusenga. Daniyeli twabuze aho tumufatira, twabuze icyo tumurega, none uyu munsi wa none turifuza ko nta muntu ugomba gusenga, naho yasengeraga imuhira ntazongera gusenga. Daniyeli amenya ko ari uwo mwanzuro bafashe, amenya ko ari uwo mwanzuro bafashe, nta kindi yari gukora. Yagombaga gukomeza kubaha Imana. Ngo arataha ajya imuhira, aragenda akingura idirishya ry'inzu ye ngo rireba i Yerusalemu, ngo akomeza kujya asenga 3 ku munsi. Umwanzuro bafashe baranawumubwiye, baravuze bati nubirengaho turakujyana mu rwobo rw'intare. Yajya gushingira ku ntege nkeya yari kubigenza ate? Yajya gushingira ku ntege nkeya yari kuvuga ati ntawe uzabindenganiriza, nakundaga gusenga, ariko noneho intare ziri hariya bazi ko ziryana, nzaba nsenga barabizi, nta wabindenganiriza. Buri gihe umuntu yashingiye ku ntege nke ze aravuga ati ntibazabindenganiriza.
barabizi bazaba babireba. Ariko hari igihe umuntu afata umwanzuro we w'intege nkeya, nyamara imbere hakiri undi mwanzuro w'Imana, hakiri icyo Imana yari iteganije. Reka twibaze gatoya, mbese uriya Daniyeli yashingira ku ntege nkeya akavuga ati barabizi nta uzabimbaza, intare ziri hariya ziraryana, nta kundi nanjye nabigenza, bazabyihanganire. Igitangaza Imana yakoze yari kuba ikigikoze? Oya, yari kuba zitiye, yari kuba bujije, yari kuba kuyeho umurimo Imana yajyaga kumukorera. Hari igihe dushingira ku ntege nkeya zacu tukabuza imbaraga z'Imana gukorera muri twebwe, tukabuza imbaraga z'Imana kugaragara. Niyo mpamvu dukwiriye gukomeza ijambo ry'Imana, gukomeza ibyo gukiranuka, kugira ngo imbaraga z'Imana zerekanirwe muri twebwe, zerekanirwe mu kwizera kwacu. Igihe cyarageze aravuga ati ndabizi, wari kumusanga akamwongorera, tese Daniyeli ko bagiye kukujyana mu rwobo rw'intare, reka umubwira ati nibyo koko ndabizi, reka ngusezeraho ahubwo. Ariko agenda mu kwizera, agezeyo bamujugunye mu rwobo rw'intare. Murumva yari wenyine, nta hantu yateraniraga, nta wundi wamufashaga, nta wundi wamubwiraga ati komera. Yari aho ngaho wenyine, ariko Imana yari kumwe nawe. Aragenda, ageze mu rwobo rw'intare asanga Imana yahageze, yohereje marayika wayo ngo afunga iminwa y'intare. Umuntu w'Imana Yohana intumwa yagize ikigeragezo gikomeye cyane, cyari kumubuza kwizera, cyari kumutangira, cyari kumubuza inzira ijya mu ijuru. Baramufashe bamujyana mu kirwa cy'Ipatimo. Aho ngaho ku kirwa cy'Ipatimo nta rusengero rwari ruhari asengeramo. Aho ngaho ku kirwa cy'Ipatimo nta teraniro yari kubona ajyamo, nta baririmbyi, nta nanga, ntabo kuzicuranga bari bahari. Cyari ikigeragezo cye yinjiyemo. Aravuga ati hariya mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 10 ngo nari ku munsi w'umwami wacu nari mu mwuka. Kuri uwo munsi w'umwami wacu hari ku cyumweru nk'uyu munsi, wari umunsi w'amateraniro. Iyo ajya kuba mu Efeso niho aba yarateraniye, iyo ajya kuba ahandi ku mudugudu we muri paruwasi ye niho yari kuba yateraniye. Ariko uwo munsi ntabwo yari yateranye, ariko Imana yari kumwe nawe. Imana ntabwo yamuretse, kandi nawe ntabwo yaretse kwizera ngo avuga ati ahangaha ni ku kirwa, ahangaha ndi jyenyine, reka nicare nisinzirire, reka nicare ibyo gusenga mbivemo, ntawe uzabindenganiriza, ndi jyenyine, sinabona aho nsengera, sinabona n'abo dusengana, nta n'iteraniro riri hano, ntacyo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo yaravuze ngo ku munsi w'umwami wacu ndi ku kirwa cy'Ipatimo ngo nari mu mwuka. Mbese umuntu ashobora kuba ari wenyine, ari ahantu ha wenyine akaba mu mwuka? Yego, ni ibintu bishoboka cyane kuba uri wenyine, uri ahantu ha wenyine, ari kubana n'Imana neza, urinze umutima wawe, urinze kwizera kwawe. Ushobora kuba uri wenyine ariko kuzura umwuka wera. Yohana ngo yarari mu mwuka kuri uwo munsi ari ku kirwa cy'Ipatimo. Yanagize niyerekwa, arahishurirwa, ndetse n'amatwi ye arumva, ngo yumvise ijwi rivugira inyuma ye, ahindukizwa no kurireba, ngo arebye ngo abona igitereko cy'amatabaza. Naho yari ku kirwa, ariko urumva ko yari kumwe n'Imana, ubumwe yari afitanye n'Imana, kuko yari yararinze kwizera kwe. Ntabwo Imana yamuretse, ntabwo Imana
ireka umuntu ngo nuko ari wenyine, ntabwo umuntu arekeshwa kwizera ngo nuko yabuze aho asengera cyangwa abo basengana. Imana iba hose. Mu Bakorinto ntabwo tujya kwasoma, muribuka ijambo ritubwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu mwebwe ubwanyu muri insengero z'Imana. Turi insengero z'Imana. Aho wajya hose, waba uri mu isoko, waba uri mu rugendo, waba uri wenyine, waba uri kumwe n'abandi, turi insengero z'Imana. Ubwacu twebwe, wowe ku giti cyawe uri urusengero rw'Imana. Nta rwitwazo rero, nta mpamvu rero wajya uvuga ngo naraguye, narananiwe, nabuze abo dusengana, naraguye, narananiwe, nabuze aho nsengera, urusengero bakinguye ruri kure y'aho ntuye. Hari igihe watura kure y'urusengero, hari igihe waba no mu butayu, ariko no mu butayu naho Imana irahaba. Imana muragendana, umwuka wera w'Imana muragendana. Ijambo ry'Imana riri kumwe nawe, riri muri wowe. Ni nako Bibiliya itubwira ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, naribitsemo ngo kugira ngo ndakucumuraho. Uwitwa Yobu, umukozi w'Imana, yarageragejwe cyane. Muri ibi bigeragezo twasomye ngo mbese ni iki cyangwa ni kiriya cyangwa ni kiriya, mbese ibi byabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu? Ibi ngibi Yobu yahuye nabyo. Yafashwe n'uburwayi bumubera ikigeragezo gikomeye cyane. Abantu bamuha akato, ndetse ngo n'umugore waramwegera aramubwira ati waretse ibyo gukiranuka kwawe. Iryo jambo ryari rishingiye ku ntege nkeya ze. Aramubwira ati waretse ibyo gukiranuka kwawe ugatera Imana umugongo ukayireka, hanyuma ukipfira. Ese kuki atatekereje ati ihangane wipfire ariko uri mu Mana? None se iyo avuga ati nureka Imana urapfa, kandi urapfuye nabi. Nuguma mu Mana nabwo urapfa. Niba byose ko ari ugupfa, iyo areka agapfira mu Mana, iyo amwoshya byibura gupfira mu Mana. Ariko none agenda amwoshya ati va mu Mana hanyuma wipfire. Urumva ko yamwoheje nabi cyane. Ariko aramuhakanira, aramubwira ati oya, ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje, naho ndi mu mibabaro, naho ndi jyenyine, naho abantu bantereranye, ariko gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Iyo turebye, reka turebe imirongo mikeya. Yobu ibice 23, Yobu igice cya 23, umurongo w'10, aratubwira ngo ariko izi nzira nyuramo, uko waba umeze kose mwene data, aho waba uri hose mwene data, Imana irakuzi izi nzira unyuramo. Niba uri wenyine, niba uri no mu butayu, aha urabona inzira ibaye nk'ubutayu, aho utuye urabona habaye nko mu butayu, urabona ubuze abo kugufasha, urabona ubuze abo kukuba iruhande. Ariko reka twumve aya magambo. Aratubwira ngo ariko izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu, ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi, bindutira ibyo kurya binkwiriye. Amen. Murumva umukozi w'Imana Yobu, muri ibi bigeragezo ngo hari abantu b'inshuti ze baje kumureba, ariko uwateruraga amagambo wese yamubwiraga amagambo yo kumuca intege. Hari aho yavuze ati oya, jyewe ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi azahagarara mu isi,
arongera avuga ati amaso yanjye ubwanjye azamureba. Murumva uko kwizera ko kwari gukomeye cyane. Bene data, natwe tubasha guhura n'ibitugerageza bitari bimwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubajije ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni iki ngiki? Mbese ni ukurwara? Iyo kuba kurwara, iyo indwara ariyo yagatandukanije umuntu n'urukundo rw'Imana, Yobu ntabwo yari guhagarara, kuko yararwaye cyane, arababara cyane. Mbese ni ukwangwa, mbese ni ukuba mu kaga. Yobu yari mu kaga gakomeye cyane. Daniyeli yari mu kaga gakomeye cyane. Yosefu yari mu kaga gakomeye cyane. Abantu b'Imana benshi batubanjirije bahuye na bimwe muri ibi bigeragezo, ariko bahagaze neza. Hari abahagaze neza, baravuga ngo gukiranuka kwacu turagukomeje, kwizera kwanjye ndagukomeje, naho bimeze gutya, naho bimeze gutya, naho ndeba biriya nabyo bimeze gutya, ariko gukiranuka kwanjye ntabwo nzakureka, ndagukomeje. Naho naba ndi jyenyine, naho naba mbuze aho nteranira, naho naba ntabona korari najyaga nyibona buri munsi, tugahimbaza Imana, tugacuranga, tukanezerwa, ariko gukiranuka kwanjye nzagukomeza. Niko umuntu w'Imana akwiriye gufata iyi ntego. Mu gice cya 27 aho mu gitabo cya Yobu, umurongo wa 6, niko iryo jambo n'ubundi niko twari tumaze kurivuga, niho ryanditse: gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Bene data, koko turi mu isi, ntabwo ibitugerageza byabura, ntabwo ingorane zabura, ariko nta rwitwazo dufite ngo duhere ko tureke kwizera kwacu. Nta rwitwazo dufite ngo duhere ko tureke inzira y'Imana. Oya, kuko hari abatubanjirije bahuye n'ibyo duhura nabyo. Hari igihe umuntu aba kure, akajya gukorera kure, cyangwa agatura ahandi hantu hatari abantu bafatanya gusenga, hatari abantu basangiye kwizera nawe, akavuga ati aha ngaha ndiherereye, pastori ntambona, pastori cyane cyane ngo muri cya gihe cyaguma mu rugo, ngo hari abagize intege nkeya bazishingiraho, ati ubwo tugumye mu rugo rero pastori ntari buvi muhiriwe, umudiyakoni ntari buvi muhiriwe, mwarimu ntari buve imuhiriwe, nta muntu uri bugere mu rugo iwanjye. Ubwo rero ntawe uhagera, reka nifate uko nishakiye, reka nitware uko nishakiye. Agatangira ibitari byo, agatangira imirimo y'abatizera, agatangira gufatanya n'abo begeranye batizera, ndetse hari na bamwe bagiye boshywa, intege nkeya zikaza, akavuga ati yewe, ati ubwo tutari bubonane, ubwo ndi mu rugo nabo bari mu rugo, munzanire akayoga n'inywere ntibaza kumbona. Ariko Imana yo mu ijuru irakubona. Niba turi urusengero rw'Imana, niba yewe muri jyewe umwuka w'Imana ari muri jyewe, aho naba ndi hose, uko byaba bimeze kose, n'ahantu hose, gukiranuka kwanjye nkwiriye kugukomeza. Mu rwandiko rw'Abafilipi, intumwa Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4, umurongo wa 12 n'uwa 13, yarababwiye ati: nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho ndi hose nuko naba ndi kose,
nigishijwe uburyo bwose bwo kwihangana, bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Pawulo nigishijwe byose, aho naba ndi hose, uko naba meze kose, uko ibintu byaba bimeze kose, uko ikirere cyaba cyazindutse kimeze kose, haba ari mu muvumbi, haba ari ku zuba, haba ari mu mbeho, haba habaye ubushyuhe, haba habaye ubukonje, uko byaba bihagaze kose, nzi uko nabyifatamo. Ntabwo ibyo bizangusha, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Narabyigishijwe. Niba ari mu gihe cyo gusonza, nabwo nzamenye uko mbyitwaramo mu kwizera kwanjye. Niba ari ukugira ibisaga, reka ngo no kugira ibisaga nabyo bijya bizanira abantu kunanirwa, ntasonze ariko akagira ibisaga, Imana ikamuha uwo mugisha, ariko ntabyitwaremo neza, nabwo bikamunaniza. Ariko Pawulo avuga, ninasonza ntabwo bizambuza kwizera kwanjye, ninagira ibisaga nzi uko zabyitwaramo, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bene data bavandimwe, ibigeragezo ngo ntibizabura kuza, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ntabwo bizabura kuza, ariko Imana ishimwe, hari igihe tugira n'ibihe byiza tukishima tukanezerwa. Ibyo ngibyo Imana irabizana, izanabiduha. Kandi tuzagira ibihe byo guterana, tuzagira ibihe byo kwinjira mu nsengero, tuzagira ibihe byo kujya mu makorari turirimbe, tuzagira ibihe tunezererwa mu nzu y'Imana mu midugudu yacu. Ibyo bizabaho, twizeye Imana iturwanirira, idufasha, natwe kandi mu mbaraga zacu, mu gusenga kwacu dufite kwizera. Nyamara mu gihe turimo, mu gihe tugezemo, tumenye uko tukitwaramo kandi kwizera kwacu kudahungabanya. Abisirayeli bari mu rugendo, katugane ku musozo. Abisirayeli bari mu rugendo bava mu Egiputa bajya i Kanani, hari ahantu bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane. Ngo bageze ku nyanja, babona ingabo za Farawo zabakurikiye. Iyo bajya kuhatinda, mutekereze gatoya uko byari kugenda. Iyo bajya kuhatinda bagashingira ku ntege nkeya zabo, ngo bamwe bahindukiranye Mose baramubwira bati, wadukuriye iki mu Egiputa? Nta mva zariyo, iyo ureka tugapfirayo tugahambwayo, none tuje gupfira aha ngaha urw'agashinyaguro. Niko bamubwiye. Iyo baza kuhatinda, bishoboke ko hari abari gushingira ku ntege nkeya zabo. Hari uwari kuvuga, tumve rero, ingabo za Farawo nizitugeraho ziratwica nabi, aho kugira ngo zinyice nabi, yari gushingira ku ntege nkeya, akinaga mu mazi, akiyahura. Ariko umugambi w'Imana kwari uguca inzira mu mazi. Hari igihe wiyahura kandi Imana yari igiye kugukorera igitangaza. Hari igihe wiyahura mu byaha, hari igihe wiyahura kuri Satani akakugirira nabi, kandi Imana yari yiteguye kugucira inzira. Aho ngaho uhagaze, aho ngaho uri, aho ngaho utuye, imbere yawe Imana yari igiye kuhaca inzira. Uhashingira ku ntege nkeya zawe ukavuga ngo ngo ntibazandenganya, singiye rwose, ugafata umwanzuro utariwo. Reka dufate umwanzuro wo kwizera. Gukiranuka kwacu tugukomeze, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, gukiranuka kwawe gukomeze. Naho waba urwaye, naho waba ukennye, naho waba hari icyo Imana izagukorera, izagucira inzira, ariko gumana gukiranuka kwawe. Nka Yobu yari yihebye, yarababaye, yari mu kaga kabi cyane, ariko aravuga ati, oya, nubwo meze ntya, nubwo nireba nkabona umubiri wanjye uranshiranye, nubwo nireba nkabona ntaho ndi, ariko gukiranuka kwanjye nzapfa nkizera. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, ngo abo bose bapfuye bakizera,
kandi bahuye n'ibigeragezo. Ni hariya mu Baheburayo 11 ngo abo bose bapfuye bakizera, ngo kandi bageragejwe uburyo bwose, ngo hari abajugunyiwe intare, hari abatawe mu muriro, hari abakubiswe, hari bahuye n'ibigeragezo, ngo ariko abo bose bapfuye bakizera. Rinda kwizera kwawe, rwana intambara nziza. Satani yiguteza intege nkeya ngo uri wenyine. Satani yiguteza intege nkeya ngo uyu munsi ntibateranye. Oya, Satani yiguteza intege nkeya ngo simperuka muri korari. Oya, Satani yiguteza intege nkeya ngo simfite abo dusengana. Oya, Satani yigira icyo ashingiraho ngo aguteze intege nkeya. Mwamagane, mubwire uti oya, genda Satani, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nzarinda fa ngifite kwizera kwanjye. Ngo abo bose bapfuye bagifite kwizera. Ndagira ngo rero mwene data ukomerere mu byizerwa, nuhura na kimwe muri ibi ngibi, nuhura na kimwe muri ibi bigeragezo, umenye ngo handitswe ngo menye neza, sobanukirwa. Biragusaba kuba umukristo ukuze, bu umukristo ufite imbaraga. Hagarara mu byizerwa, hoye kugira ikiguhungabanya. Uti menye neza naho rwaba urupfu, naho yaba bwa bukene bwanjye, naho yaba inzara mu rugo rwanjye, naho yaba abaturanyi banyanze, naho yaba ibi nibi, naho yaba ko ntuye kure ntafite aho nsengera, ndabona bene data ngo dusengana, naho byaba oya, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza. Reka kunanirwa, reka gutentebuka. Oya, wirebe ibihe turimo, ni koko tubirimo, ahari tuzaba no mu bindi, ariko turifuza ko n'ubundi Imana izaduha ibihe byiza. Nibyo, ariko ibihe turimo nabyo si ibyo guhungabanya kwizera kwawe, si ibyo gukura umukristo mu byizerwa, si ibyo kukubuza urugendo rujya mu ijuru. Reka dusenge Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri uyu mwanya, tugushimiye ubuntu n'urukundo rwawe, tugushimiye kandi ko turi mu byizerwa, akaba nta kibasha kudutandukanya n'urukundo rwawe. Naho yaba inzara, naho byaba bikomeye, hari abatubanjirije babinyuzemo. Daniel yari wenyine i Babuloni, Yosefu yari wenyine hariya mu gihugu cy'Egiputa, ntiyari afite umubwira ati komera. Na Dawidi hari igihe yabaye wenyine, araranganya amaso mu misozi, aravuga ati mbese gutabarwa kwanjye kurava he? Ariko yumva kwizera kuraje, aravuga ngo gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mwami wacu, abananiwe, abatentebutse, turabasengeye muri uyu mwanya, bongerera imbaraga. Abari bananiwe, abacumbagiraga, wongere ubakomeze, wongere ukomeze ibyiringiro byabo, wongere ukomeze kwizera kwabo, wongere ukangure imitima yabo, kugira ngo bamenye, bavuge bati oya, naho rwaba urupfu, naho byaba indwara, naho byaba biriya cyangwa biriya, nta kibasha kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Bahe gukomerera muri wowe, kandi ijambo ryawe urikomeze mu mitima yacu twese, mu izina ryera rya Yesu no tubisabye. Amen. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.